Yesu ashimwe inshuti za resiterapete, ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro, muri abantu Imana ikunda ku rwego utashobora kwiyumvisha. Urukundo rw'Imana kuri wowe ni runini cyane. Ongera wirebe, ongera wiyitegereze neza, ongera witekerezeho, urasanga urukundo rw'Imana rukuriho ari rwinshi. Aka kanya ruragutera kwishima. Tugiye rero kureba uburyo ushobora gukora jeune de nettoyage, uburyo wakwiyiriza ubusa ariko bijyanye no kwiyuhagira no kwiyeza. Jeune igukuramo toxine zose. Ni jeune irimo na pratique, n'amasengesho arimo na pratique. Murabizi ko Yesu yakundaga pratique. Muzi ko yajyaga ajya gukiza impumyi agatoba kondo akayisiga ku maso. Kiriya ni ikimenyetso cy'uko ubuzima burimo ibice bibiri. Hari ubuzima buri spirituel, hari n'ubuzima buri physique. Ubwo buzima bwose iyo uhaye agaciro ukiri hano ku isi ukabukombina buba nk'amaji, niko nakubwira. Iyo ufashe vi physique na vi spirituel byose ukabiha agaciro ukabihuza, uhinduka umuntu udasanzwe. Nta muntu winyora kimwe ngo ahe agaciro ikindi ngo atsinde, no. Ubuzima wabuhawe ari kombinozo y'ibintu bibiri, byose bigomba kubahwa, byose bigomba kugutunga, byose bigomba kukubeshaho, byose bigomba kukugeza ku nsinzi y'ubuzima bwawe. Ni nayo mpamvu hari amasengesho amwe n'amwe agomba na pratique. Nabigishije douche spirituelle, ubu ngubu ngiye kubigisha jeune de nettoyage. Ntabwo ukwiyiriza ubusa ni byiza, ariko iyo wiyirije ubusa noneho uri no kunakora ibikorwa bifatika biri palpable bigufavoriza noneho kwiyuhagira, uba umuntu udasanzwe kurushaho. Rero iyi nta yindi jeune ndi kukubwira, ni ibirahure 7 by'amazi bizaguhindurira ubuzima. Ibirahure 7 by'amazi urabifata nka kwa kundi Namani yibiye mu kidendezi inshuro 7. Namani yarwaye ibibembe, murabizi, yibiramo inshuro 7. Umubare 7 ni umubare udasanzwe, ni ikimenyetso cy'umwuzuro. Ibirahure 7 rero by'amazi biraguhindurira amateka y'ubuzima bwawe bwose. Urabigenza ute rero? Uriyiriza ubusa kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 6 z'ijoro, utarashyira ikintu gikomeye mu nda yawe. Nta kindi kintu uri bushyire mu nda yawe uretse ibyo birahure 7 by'amazi nkubwiye. Ntago bikomeye, ni ibintu byoroshye cyane, ariko bizaguhindura. N'abandi babyibushye cyane bashaka kunanuka, iyo ni jeune yahindura ubuzima bwawe ukaba umugore mwiza uteye neza. Babandi baruzwe, babandi bafite ama stress, babandi barwara imitwe idakira, iyi ni jeune ije kuguhindurira ubuzima ukajya ubaho uri umuntu udasanzwe. Ibirahure 7 by'amazi mu gitondo rero saa 12 byuka ufate ikirahure kimwe cy'amazi ugisengere. Iki kirahure ukite icyo kukuhagira ibintu byose bagusize. Ugisengere uvuga uti: mpagaze mu mbaraga Kristo yakoresheje ahindura amazi kuba divayi. Nziheshejwe n'amaraso ya Kristo, nziheshejwe n'umubatizo, nziheshejwe n'urupfu n'izuka bya Kristo, mbiheshejwe n'uko ndi umwana w'Imana. Mpagaze muri izo mbaraga, ntegeka ngo aya mazi ahinduka amazi yuhagira
imivumo yose navumwe, yuhagira ibyo bansize, yuhagira mu izina rya Yesu ibintu byose bituma isura yanjye ya original itagaragara. Aya mazi yuhagira ubuzima bwanjye bwose. Ibyari byanduye muri njyewe bimvemo, ibyasaga nabi muri njyewe bimvemo. Nurangiza uyanywe uri concentre, uyanywe wumva uri kwiyuhagira rwose, wumva uri kuhagira amafoto yawe, wumva uri kuhagira ibyawe byose, wumva uri kwiyoza mu isura, wumva uri kwiyoza mu gifu, wumva uri kwiyoza mu mara, wumva uri kwiyuhagira, wumva uri kwikuraho abarozi, wumva uri kwikuraho abapfumu. Uyanywe uyagotomere, uyanywe mu izina rya Yesu. Nurangiza urakomeza usenga bien uri mu masengesho, wafashe igihe cyo gusenga no kwiyiriza ubusa. Urafata ikindi kirahure cy'amazi 3 z'amanywa, nibura amasaha 3 kugira ngo bitazakujijisha. Nibura amasaha 3 niho uzajya unywa ikirahure cy'amazi. 3 z'amanywa fata ikindi kirahure ugisengere, uvuga uti mpagaze mu mbaraga Kristo yakoresheje ahindura amazi kuba divayi. Izo mbaraga nazikuye ku musaraba. Aka kanya ku bwa Yesu uri muri njyewe ndategetse kugira ngo aya mazi ahindura amazi anetarariza uburozi bwose naba narahawe, hawe uburozi naba naratamitswe, hawe uburozi naba naravuzweho, hawe uburozi naba nararenze. Aya ni amazi yica imbaraga z'ikintu cyose cy'uburozi kiri ku buzima bwanjye. Aya ni amazi yica toxine zose izaturutse mu banzi, izaturutse mu barozi, izaturutse mu bapfumu. Aya ni amazi akuraho ibinure biri satanike, ni amazi akuraho mu izina rya Yesu ikintu cyose gitera urupfu mu izina rya Yesu. Nurangiza uyagotomere uyanywe, uyanywe uri concentre, uyanywe uri kuyashima, uyanywe unezerewe, uyanywe uri gushima Imana. Nurangiza 6 z'amanywa ufate ikindi kirahure nacyo wongere ugisengere. Iki ni ikirahure kigomba kukuvura ibikomere byo mu mutima. Uravuga uti kubw'amaraso ya Yesu w'i Nazareti, kubw'imbaraga y'umusaraba, kubw'imbaraga Kristo yakoresheje ahindura amazi kuba divayi, aya mazi nahinduke amazi yaturutse mu rubavu rwa Yesu. Igihe bamujombaga umusumari mu rubavu havuyemo amazi, bamujombye icumu mu rubavu havamo amazi, amazi avanze n'amaraso. Ayo mazi umuntu yaguyeho yarahumanutse, yarakize. Ayo mazi ngo yavuye ku mutima wa Kristo nk'ikimenyetso cy'uko ayo mazi adukiza ibikomere, atwomora ibikomere by'umutima. Ayo mazi rero aka kanya niyo ugiye kunywa muri iki kirahure cya 6 mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Numara kuyahindura ayo mazi yaturutse mu rubavu rwa Yesu uyanywe, arakomora ibikomere, ibyo watewe n'abantu, ibyo watewe n'isi, ibyo yatewe n'ubupfubyi, ibyo watewe n'ubugumba, ibyo watewe n'ubudivorce, ibyo watewe no kwangwa, ibyo watewe no gupfusha, ibyo watewe no gukena, byose biromoka mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ikindi kirahure urakinywa 9. Iki kirahure kiragukiza indwara, ni ikirahure cy'amazi gikiza indwara zose waba urwaye. Uragisengera nacyo uvuga uti kubw'amaraso ya Kristo Yesu w'i Nazareti yavuye ku musaraba Igorogota, mpagaze aka kanya mu mbaraga y'umusaraba, mu mbaraga Yesu yahinduje amazi kuba divayi. Ntegeka ngo wamazi we hinduka amaraso ya Yesu, wamazi we ndagutegetse uhinduka amaraso ya Yesu akiza indwara zose. Indwara naba niyiziho niyo ntiyiziho zose zishire, zose zirangire, nizihura n'aya maraso ndi kunywa. Nurangiza ufata ayo mazi uyanywe uri kugotomera amaraso, uvuge ngo amaraso meza ya Yesu ndakugotomeye. Manuka mu magufa, manuka mu muhogo, manuka mu gifu, manuka mu mara, manuka mu ngingo, manuka ahantu hose, manuka mu mugongo, mu maso, mu matwi, mu mutwe hose. Uvuge ngo ayo mazi nakwiremo. Ayo ni amaraso ya Kristo aragukiza mu izina rya Yesu, aragukiza indwara zose.
mu izina rya Yesu. Fata ikindi kirahure cy'amazi saa 12 ugisengere. Iki ni ikirahure noneho kigukuraho icyangiro. Urasenga uvuga ngo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, w'amazi we ndagutegetse, hinduka amazi y'umugisha, hinduka amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha we urankuraho imivumo yose y'icyangiro, urankuraho imivumo yose mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti y'igisuzuguriro. W'amazi we urahinduka amazi adasanzwe ku buzima bwanjye. Ibyo bansize byatumaga abantu banyanga urabinkuraho. Nurangiza uyanywe uyagotomere, urayanywe umeze nk'uri kuyiyuhagira, uyanywe umeze nk'uri kuyameshesha imyenda yawe, uyanywe umeze nk'uri kuyameshesha inkweto zawe, uyanywe umeze nk'uri kuyakarabamo. Uyanywe uzi ko ari amazi ari kugukuraho umwanda wose watumaga bakwanga. Nurangiza saa 3 z'ijoro urafata ikindi kirahure. Iki ni ikirahure noneho kidasanzwe. Haleluya. Wamaze kugera mu bwiza, wamaze kugera mu bitangaza. Iki ni ikirahure kiguhuza na abundance y'ubuzima bwawe. Ni ikirahure cy'umugisha, ni ikirahure gicinzira, ni ikirahure kiguhuza n'amafaranga, ni ikirahure kiguhuza n'ibyishimo, ni ikirahure kizajya gituma ubuzima bwawe bwose uhora ukurura umugisha. Gisengere uti w'amazi wenda gutegetse aka kanya, hinduka amazi acinzira, hinduka amazi akuraho imisozi, hinduka amazi akuraho inzitizi Satani yashyize mu buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu, w'amazi mu izina rya Yesu ndakunyweye kugira ngo umusozi wari uri ku buzima bwanjye watumaga ntakira, watumaga ntatera imbere, watumaga nagera muri destiny yanjye, uriduke ucengere munsi y'imisozi yose Satani yashyize ku buzima bwanjye, uyiridure ihinduke ikibaya. W'amazi genda usenye ibyari bimeze nk'ibitare, ibyari bimeze nk'imisozi, ibyari bimeze nk'ibikomeye biri ku buzima bwanjye, ubirimbure. Icyo kirahure cy'amazi kinywe ukigotomere, ushima Imana. Hanyuma rero saa 6 z'ijoro uranywa ikirahure cya 7. Ikirahure cya 7 rero uracyaturamo byose uhereye ku maraso ya Yesu. Uravuga ko ari ikirahure cy'amaraso ya Yesu, uravuga ko ari ikirahure cy'umugisha, uravuga ko ari ikirahure cy'imbaraga, uravuga ko ari n'ikirahure cy'umuriro, uravuga ko ari ikirahure cy'insinzi, uravuga ko ari ikirahure cy'amazi mu izina rya Kristo adasanzwe, uravuga ko ari ikirahure kigusiga ubwiza, uravuga ko ari ikirahure kigusiga kurabagirana. Uracyaturamo ibintu byose ushaka. Nurangiza wa kirahure we ukinywe ushima Imana. Uvuga ngo Mana ushimwe, Mana ushimwe kuko umbohoye, Mana ushimwe kuko unyijije, Mana ushimwe kuko mbaye mushya, Mana ushimwe kuko ungize icyaremwe gishya, Mana ushimwe kuko unyijije, Mana ushimwe kuko nabaye. Ushima Imana, celebratinga mu izina rya Kristo, celebratinga. Uraba umeze nka cya gihe Abisiraheli bageze i Kanani bari kuzenguruka Yeriko. Iyi nshuro ya 7 bavugije akaruru. Ikirahure cya 7 urakinywa uvuza akaruru uvuga ngo haleluya, 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 haleluya. Imana ingiriye neza, Imana iranyambukije, Imana irantambukije, Imana impaye umugisha, Imana inyitayeho, Imana impaye igize icyaremwe gishya. Uracelebratinga mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndagukunda, uri umunyamugisha, uri umunyamahirwe. Ibi nubikora ubuzima bwawe buzahinduka. Pratika ntabwo uzongera kurwaragurika uturwara turi aho ngaho. Nubipratika abarozi ntibazongera kugushobora kuko buri munsi uzajya uhora wiyuhagira. Nubipratika ntabwo uzongera gutinya no kwiyiriza ubusa kuko iyi ni jene itaruhije, jene irimo kunywa amazi, ntabwo ikuruhije, ntabwo utuma unanirwa cyane. Ni jene mu by'ukuri iguhuza n'Imana kandi ikaguhuza n'ubuzima. Ni jene iri spirituelle, ni na jene iri physique. Ndakwinginze rero ubikore kandi Imana izaguha umugisha mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen, amen.